ngiyewe abantu bambabaje mu buzima bakajya screenshot ntago mbavuga. Kubaze gato Vestine n'ubuhe Dorcas n'ubuhe benshi muri mwe ntimuzi kubatandukanya. Gusa mu minsi ishize ushobora kuba waramaze kumenya gutandukanya Vestine na Dorcas bitewe nuko Vestine bishingirwa. Nza abantu benshi cyane washyira 200 ngo batunga agatoki kabo Vestine ayo mafaranga ntibabasha kuyatsindira. None uzi kubatandukanya cyangwa dushyira 200. Ugeze kuri musozo w'iyi video ushobora kuza kuyegukana. Kuva kuri nahawe ijambo yabaye indirimbo mvabukene ibindirimbo njyabukire kugeza kakanya na abana bazwi mu bihugu byinshi byo muri Afrika cyane Rwanda tutibagiwe n'igihugu cya Kenya aho basigaye bibana ku ndirimbo z'igiswahili aho abaturage bihebeye ababana. Sinakwirengagiza kandi kukubwira ko indirimbo zabo zakunzwe kugeza aho baziririmba mu rusengero yewe no mu kabari naho bacishamo bakazinyenyera. Ni bato batari gito nubwo benshi batabyumvikanyeho ubwo Vestine yasezeranaga imbere y'amategeko biba impaka zati yakajagari ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko akiri umwana atarakwiye gushyingirwa. Nubwo ibi byavuzwe ntawe ari kugira icyo abihinduraho na kimwe yewe na kimwe kuko nibo ubwabo baba bagomba kwifatira umwanzuro wabo kandi wabo nyine. Reka noneho abavuga bavuge batarabona Vestine abakubise ibisuko ku mutwe abantu bacika ururondogoro ku kigero cyo hejuru. Bamwe bati ibi byari bikurimo ahubwo wari warabuze aho uhera. Abandi nabati ibi ni ibigambo byo muri ADPR bitumye akorera. Yewe ari nabavuze ko yagwishijwe n'ibibazo. Tutibagiwe kandi n'inkuru zagiye zivugwa ko yabarirukanywe muri ADPR kubera agiye gushyingirwana n'umusore w'umwisilamu. Mu ADPR mama yarababaye bitewe nuko yamureze maze bahitamo kumwirukana. Ese koko ninde wari ukwiye gushyira akadomo kwibi byose byavugwako ko umuntu aca mu buzima bugoye kandi bukarishye kuki Vestine yashyizwe ku nkeke bene aka kageni koko? Dusanze se mu kubaho kwe yaraciye mu birenze bikaba bimwemerera gukora bino tubona arimo yivura ibikomere. Kuva muri Covid akiga urugendo rwa Vestine kugeza abonye uzamubera umutware we ubuziraherezo Idrissa. Nyemerera turebere hamwe amateka Vestine mwakunze kuva kiri muto bya bindi atari gutigeza ubwirwa kuko amakuru nayahawe n'udasanzwe. Niyo mpamvu ngusaba kurebya iki kiganiro kugeza ku musozo. Ibaze ko aba bana uburyo bakunzweho indirimbo zabo zarebwe byibuze inshuro zirenga 2 miliyoni kuri buri ndirimbo. Birashoboka ko nawe ujya wibaza ubuzima bw'ibanga bw'aba bana kuva kuri nahawe ijambo kugera kuri Emmanuel. Ngiye kubabwira ubuzima bwabo utigeze ubwirwa n'uwari we wese kuko nanjye nabihawe n'uwizewe wa wundi wa hafi yabo nyine. Niba rero uri mushya kuri uyu muyoboro nagusaba gukanda subscribe ugafungura inzogera ubundi ugakanda like. Ibyo birabe duteye imbaraga zo gukora cyane. Murakaza neza mu muryango mugari ibyegeranye mu Rwanda Wakanda Day Official. Murakaza neza mu buzima bushaririye kandi bukakaye bwa Vestine na Dorcas. Ikaze. Kuvuga ko bafite amajwi meza gusa ntibihagije ahubwo bafite amajwi meza bihebuje kuko iyo baririmba bamwe Marira zenga mu maso kubera ibyishimo bagasesa Urumeza. Hari n'abajya kure bakavuga ko baririmba nk'abamarayika. Biragoye kuvuga kuri aba bana gusige Irene ushaka umwite Morodekayi cyangwa Kasha Makokero. Impamvu utagomba kumwibagirwa nuko inkuru yabo yo kumenyekana yatangijwe nawe. Ubundi Vestine n'uyu washyingiwe na Dorcas n'uyu muto ababitiranyaga ndizera mwamaze gusobanukirwa. Mwese murabyibuka ubwo Vestine na Dorcas bajyaga gutaramira i Burundi mbere yuko bajya gufata rutema ikirere bajya mu Burundi. Vestine yabanje kurwara bikomeye aho bagize ubwoba bwinshi cyane. Baraye mu bitaro Vestine arwaye cyane kuko bwari buke bajya gukora igitaramo. Byinshi byatangiye kwibazwa na Irene ndetse na Dorcas bibaza niba bakigiye gutaramira mu Burundi. Mu buryo butunguranye bagiye kubona Vestine arafashwe. Byari bunashoboke ko igitaramo kitari bube. Vestine yagize ati kandi ntabwo najyaga ndwara gutya pe. Ibintu byo kurwara gutya Imana yari yarabindinze. Vestine yavuze ko bitamutunguye kuko iyo bafite igikorwa gikomeye hari ikintu kibi kibabaho we n'umuvandimwe we Dorcas. Nanjye nkibaza ko batweretse ubukwe bw'agatangaza ubu koko hari ikintu kibi cyaba cyaramubayeho. Nkuko akunda kubivuga ngo ibyo ntibikintungura ni ibintu nafashe nk'ibisanzwe. Iyo bibaye ndabisengera mbere yuko biba. Mbega Vestine wababajwe. Vestine kandi akomeza avuga ko mu nda hamuriye cyane. Uburyo Irene yabonaga biteye ubwoba hari abo yahuriye nabo mu bitaro bakamubaza bati ubu koko murajya mu Burundi gute? Irene akarushaho gushya ubwoba.
Abaganga n'imbaraga Imana yabahaye barasanasanye, ubundi Dorcas na Irene nabo barasenga, nuko babona umwana arakize, nuko babona gufata rutemikirere bajya mu Burundi gukora igitaramo cy'amateka. Kuri Vestine na Dorcas ndetse na Irene bose bwari ubwa mbere bakandagiye mu ndege, gusa story zo zari nyinshi nizo kubara ikindi gihe. Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bavuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni impano Imana yabahaye kuko batangiye kuririmba mu ishuri ryo ku cyumweru cyangwa École de Dimanche Sunday School. Impano yabo ntago bayikomora ku babyeyi babo kuko yewe na nyina nubwo aba muri korali ntabwo azi kuririmba bigiye kure. Bakuriye muri korali y'abana, nuko nyuma baza gushyirwa muri korali ya Gusa Choir. Twari utwana duteye ubwuzu ndetse bakadushyira n'imbere. Nibwo nyuma yaho batangiye kujya basubiramo indirimbo z'abandi nka Israel Mbonye, Aline Gahongayire, kuko aho bari bafite umuyoboro wa YouTube channel. Ubundi uwitwa Mahombe niwe wahaye Irene, Vestine na Dorcas ababwira ko ari abana bafite impano. Irene yamubwiye ko azabaganiriza, gusa habanje hacamo igihe kinini. Nyuma yaho nibwo Irene yaje guhura na Vestine na Dorcas, ubundi yumva impano zabo, nawe ntiyazuyaje yumvisha baririmba nk'abamarayika. Nyuma y'uko bakoraga cover zigaca ku muyoboro wa YouTube, Irene yaje kubajyana muri studio, ubundi abahuza na Niyo Bosco. Bahereye ku ndirimbo yitwa Papa batangira kuyirekodinga, gusa kuko bagombaga kujya ku ishuri hari hasigaye igihe gito. Indirimbo Papa yatangiye kubagora, nibwo Niyo Bosco yahisemo kubahereza indirimbo Nahawe Ijambo. Yo bayiririmbye yumva birabaye, ubundi bahita ko banayisohora, nuko indirimbo yabo yamenyekanye Nahawe Ijambo. Ikimara gusohoka yahise ikundwa bidasanzwe, ubundi nabo bari ku ishuri kuko nabo nta nubwo banabimenyaga. Ubundi batashye bagiye muri vacances nibwo bamenye ko babaye abastari. Nyuma yaho baje gukurikizaho ya ndirimbo noneho Papa, kuko bari baranayitoje bari ku ishuri nyine. Babaye abastari kugeza n'aka kanya, nawe urabizi. Bakoze igitaramo cy'amateka bise Nahawe Ijambo. Cyari igitaramo cyitabiriwe n'abantu batari bake, cyabereyemo byinshi bitangaje. Basohoye indirimbo nyinshi zakunzwe, bakoze n'indirimbo z'igiswahili, ndetse banagendeye ko bafatiraho icyitegererezo Israel Mbonye wahisemo nawe kwikora indirimbo z'igiswahili, nabo bahisemo kujya bikora indirimbo z'igiswahili. Vestine na Dorcas kuri ubu ni itsinda rikomeje gutekerezwaho na benshi, bibaza niba ritagiye gutandukana. Aha ni nyuma y'uko Vestine akoze ubukwe n'umugabo we Idris. Benshi bagize bati ubu koko indirimbo zabo ntituzihombye, tuzagumana se ziriya. Gusa hari n'abagiye kure, bavuga ko Vestine na Dorcas bashobora kuba bafite indirimbo zigera muri 3 kandi zikorewe amashusho, zizasohoka nyuma y'imyaka 3, aho Vestine azaba ari kumwe n'umugabo we nyine Idris. Gusa kandi nubwo twibanze ku rugendo rwa Vestine ndetse na mugenzi we Dorcas, hari ibikomere bagiye bahura nabyo muri ubu buzima. Ni ibintu bitangaje, ahisi yabiyeretse uko batayikekaga. Gusa ibyo nanjye ndifuza kubibagezaho, ariko niba ubishaka byandika hasi muri comment. Niba rero ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro wa Canada Official, nagusaba gukanda subscribe, ugakanda like, maze ugafungura n'inzogera kugira utazajya ucikwa na post nyinshi cyane tugenda tubagezaho. Nje nyita DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.